yitwa Emmanuel Ndamage, umwitemi, umwite Dazo, umwite Manudi, ukajya byivugira bitewe n'uko amazina ye yagiye akurikirana. Niwe tugiye kubana rero dusangize tumwe mu tuntu. Hano ni ukuza tukivugira ibintu, ni ukuvuga nta bidasanzwe. Kagira inkuru ni umunwa wo kuyibara. meze bite se bi? Ni sawa Turakwakira. nshuti, urakoze cyane. Ariko hari umuntu wambwiye ngo hari ibintu bya Bibiliya uzi cyane ngo bya Yesu ngo na Burahamu harya. Mbiziho, ntabwo nzi byinshi ariko mbiziho kabisa ku bintu bigendanye na Bibiliya, kuko nakuze ndi umukristo gatolika. Nagiye nkurira imiryango imwe n'imwe ya gisiyo gatolika, ayigisha ndetse kugera ku rwego rwa diyoseze. Ibintu se yigeze kumva ngo bavuze ngo Aburahamu yari afite ngo abagore babiri kandi tuzi ko ari umwe. Ibyo bintu hari ikintu biziho? Aburahamu ntabwo yagize abagore babiri nk'uko wenda babisobanura, ariko ikizwi ni uko Aburahamu yatinze kubyara. Amaze gutinda kubyara indyo byinshi. Adamu ko tuzi Adamu na Eva, hari undi mugore uba muri azi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Adamu ntabwo yigeze agira umugore umwe buriya. Ni ukuvuga ngo ku Bibiliya ariko yanditse. Bibiliya yandika inkuru za vuba aha ngaha, ariko hari amateka ya mbere y'uko abanditsi ba Bibiliya bandika. Ni ukuvuga ngo hari icyo siyansi bisobanuraho ku bigendanye n'abagore Adamu yaba yarashatse. Ubundi bivugwa yuko ubwa mbere umugore yaba yaratunze ni umugore umwe witwaga Lilite. Uwo Lilite ntabwo avugwa muri Bibiliya. Yarapfuye se? Yagiyeho ubundi buryo batanze. Ukuntu yaje gupfa nibyo ngiye gusobanurira. Ni ukuvuga ngo uwo mugore witwa Lilite ni umugore Imana yaremanye na Adamu. Urabona ko Imana yafashe akondo igatoba ikabumba umuntu. Oya ntabwo uciye mu ijambo, uravuze ngo Bibiliya ivuga ko Imana yaremye Adamu gusa ikamukuramo urubavu ari wewe. Yego. Noneho ubwo abanditsi ba Bibiliya bo ntabwo bavuze ko yaremye n'umugore. Ntago buriya Eva Imana yamuremye. Yego, ngo yamukuye mu rubavu rwa Adamu. Hanyuma mu gihe noneho Imana yo yaremye umugore n'umugabo ari we Adamu, irema na Lilite icyarimwe. Mu barema rero abo bantu icyarimwe, hari ikintu cyaje kubaho aricyo cyatumye kizanamo n'ibibazo, niko navuga. Baje kuba bagipfa, bapfuye ikintu cyitwa imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze bakibarema, ni ukuvuga ngo mbere hakorwaga imibonano mpuzabitsina umugabo ari we uri hasi, umugore akaba ari hejuru, mbere y'uko abanditsi ba Bibiliya bayandika. Bibaho ngaho kugeza ubwo Adamu nawe atekereje, aravuga ati gute buri gihe twajya tubikora undi hejuru, kandi urumva bari bamaze kugira abana benshi, bamaze kwaguka. Hanyuma hazamo gusuzugurana ku buryo umugore yagize gutya, aravuga ati ngiye ngomba kwahukana. Ubwo bari batuye aho umuntu yakwita muri Edeni. Aho muri Edeni bagira gutya, umugore afata abana be abataye umugabo, ataye Adamu. Bagiye ko Bibiliya ivuga ko ari Adamu na Eva aribo babaga ku isi. Aho ntituragera muri Edeni, sibyo? Ntituragera no ku isi. Ese n'imbere y'uko isi ibaho ndaza kugusobanurira neza. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko iyi si bayibumba, naho mbere y'uko habaho imibumbe, hari forume isi yari ifite, hari forume n'indi mibumbe yari ifite tuzi igiye hari, turayizi ikikije isi. Ariko aho ngaho ntago bwa mbere na mbere ntago haje Adamu ku isi.
icyo gihe isi yari iriho yari imaze igihe ibayeho, hari hashize n'imyaka myinshi cyane. ntabwo adamu yaje isi ntabwo ikibaho yazanye na Adamu. ariko niwe muntu wa mbere. Si wavuze ko yazanye na Lilith se? Imana yaremye Adamu nayo nayimini na Lilith. Ni ukuvuga ngo we nibo bantu ba mbere nyine Imana yaremye. Imana yaremye Adamu imuremana n'umuntu witwa Lilith. Ibyo bapfuye rero icyo kintu nakubwiraga ntari buzenda no kugarukaho kuko cyumvikanye. Umugore amaze kwahukana uri kumvikana, amaze gusanga, amaze kujyana abana hirya iyo ngiyo, yasize umugabo we muri Edeni. Umugabo yaje kujya kurekarama ku Mana. Uwo mugabo mvuga ni Adamu. Yagiye kurekarama ku Mana ati se wa Mana we, data ko wa mugore wampaye yantaye ndabigenza nte? Imana yaje kugira gutya iravuga iti reka mutume abamarayika bamugarure. Urumva Imana yaramutumye abamarayika inshuro zigera muri 3. iya gatatu Imana yaje kurakarira avuga iti nutatanga usubire muri Edeni usange umugabo wawe ariwe Adamu, nzakwica wowe n'urubyaro rwawe rwose. Ku nshuro ya 4 rero nibwo Imana yamutumyeho abamarayika baragenda baramwica n'abana bose. Ubu umuntu aramutse asobanuye yuko hari abavandimwe baturuka kwa Adamu bapfuye mbere, ntabwo yaba abeshya. Ndetse umuntu avuze yuko umuntu wadivorushije bwa mbere atari uwa vuba aha ngaha, ntabwo yaba abeshya, kuko urumva Adamu umugore wa mbere yarahukanye. Ubwo ndumva ibiriho ubu byarahozeho ibintu by'amaposteri. Ni ibintu bisa cyane, ni ibintu bisa, ni ibintu byahozeho, ntabwo ari ibintu bishyashya umuntu yavuga aba yize iki gihe. Ahubwo noneho kugira ngo rero Eve aboneke nangwa Eva, nibwo Imana yaje isinziriza Adamu, imukuramo urubavu, imuhindura umugore we. Urumva tuvugishije ukuri, ntabwo Imana yigeze irema Eva, ntabwo yamubumbye. Bibiliya ivuga ko yamukuye mu rubavu. Ntabwo yamubumbye. Ariko ntabwo byakiriye aho ngaho, wenda hari ikindi kintu badasobanuraho kimwe. Cyitwa Edeni. Edeni hari uko Bibiliya ibisobanura, hari n'uko siyansi ibisobanura. Ndetse Edeni nk'uko bivugwa, bavuga yuko Edeni ibindi Bibiliya bisobanura yabayeho hano muri Isirayeli. Ni ahantu hagenwe, aho hateguwe, ariko bakongera bagasobanura ko ubundi icyo bita Edeni ni ikintu gifite amapfundo. Ipfundo rya mbere, urumva Edeni ni aho abantu bahurira bakaba bagira gutyo bakora imibonano mpuzabitsina. Ni icya mbere. Icya kuvuga kabiri, Edeni ni imagination. mu buryo bubiri, mu buryo bwa siyansi, mu buryo bwa siyansi biri aho, mu buryo bwa Bibiliya bavuga ko ari imagination. Ko se ugiye kuruta usobanuye neza. Iyo bavuze ngo inzoka yaraje gushuka akunda Ishuka Eva. kandi ubwo ngubwo ni muri Edeni, ibyo bintu wabisobanura? Abisobanura Ubwo nawe wemeranya n'abantu bavuga ko ririya tunda koko ari imibonano bakoze? mu buryo bugaragara wavuga yuko ririya tunda ni imibonano bakoze, kuko bemeza yuko n'ubundi rwose inzoka yabikurikiranye. Yayikoze n'inzoka. Yego, niko bivugwa. Urumva Inzoka n'umuntu cyumvikana ubundi inzoka ko ari ikiremwa mu ruhande rumwe, inzoka ko ari ikiremwa, ari inyamaswa Imana yaremye nk'uko izindi zihari, ubwo wasobanukirwa ukuntu wavuga ngo niyo Imana yakuremo imyuka ya shitani, niyo yaje kuba shitani iteye inzoka. Buriya inzoka bwo si ukwima nko gushushanya umushukanyi umuntu mubi. Ese inzoka ubundi yaryamana n'umuntu? Ese inzoka kera zaravugaga? Ubundi uko bavuga yuko inzoka, urabona Adamu na Eva ibyo ngibyo, ariko n'inyuma nicyo Bibiliya isobanura. Ni ubwo Lilith atakiri muri system. Inyuma y'uko umugore wa mbere wa Adamu yari yarahukanye n'urubyaro rwe rwarapfuye. Ahubwo umuntu yakwibaza, ubu habaye hari nk'umwana umwe Adamu yabyaranye na Lilith waba warasigaye, ubwo bushakashatsi umuntu abukoze buriya byashoboka ko ntabapfira gushira. Undi nicyo kibazo ngira, ko bavuga ngo Imana yaremye Adamu na Eva babyara Gahini na Abeli.
babyaranye nande se abandi bana bavuye bavuye hehe Bagari na Eri babyaranye na nyina ubwo se niba Ubwo nta bandi niba bakobwa. aberi ko yapfuye atabyaye ubwo urumva twese Ehe. tutari abana bo kwa Gahini yabyaranye nande se icyo ni Na ikibazo ni ikibazo niyo mpamvu muri iki gihe abana Eh, babyarana abandi cyane ubwo tutarahunga wenda tutaragera kuri iyo sije ni n'ikindi kiganiro twazakora nari ngikomeza ni ukuvuga ngo ibigendanye no kuba wenda Adamu ibigendanye no kuba Adamu we yari yifitiye uwo mugore Imana yamushumbushije ni ibintu umuntu acukumbuye yazabona neza kuko bigaragara ko ibyo iyobokamana ritubwira ibyo abamisiyoneri batubwira bitandukanye cyane n'ibyo siyanse ivuga kuko siyanse isobanura byinshi cyane na Bibiliya igasobanura byinshi ku bigendanye n'imibereho ya muntu cyangwa n'imva n'imvano y'aho umuntu yagiye aturuka ariko urumva nawe ugiye kwibaza wakwibaza ukuntu Abeli yapfuye atabyaye kandi abantu tukororoka twese twarororotse urumva duturuka kuri nde kuri Kayini noneho Kayini ntabwo tumenya ngo se umugore we ahantu Bibiliya igaragaza yashatse uhe mugore ibyo ni ibintu wenda umuntu yazicara agacukumbura kuko n'ubundi siyanse byose ariko ibibizi mu buryo bugaragara wenda twazabikoraho ikiganiro mu bundi buryo buzakurikira igihe bizabera ariko se we wibajije urumva koko bisobanutse menya ari iby'abapadiri bavuga ko ari amayobera amatagatifu ntabwo ari abapadiri aretse ko na wenda baba batabizi iby'iyobokamana rivuga ntabwo ari abapadiri ko buriya Kiliziya Gatolika nibwo abakozi abantu bose bigisha ikintu bita iyobokamana ntabwo bisobanuye ko ari abapadiri ariko bafashe iya mbere bakabizana muri Afurika byaje mu ishusho ya Gatolika kuko byaje mu ishusho y'abakaridinare kandi lekaridino abapadiri rwose wakwibazaho byinshi ukaba wasobanukirwa uramutse ugiye gucukumbura nuko isi tuba turi kujyamo ibidusaba byinshi byo gukora rero urakoze kubw'umwanya wenda mu gice cya kabiri uzatubwiraho ibindi birenzeho